uko mwana gato ukamwibuka. Murakoze, banje kubasuhuza banyacyubahiro muteraniye aha, abashyitsi baturutse impande zose, inshuti, abavandimwe, mwiriwe neza. Nge uhagaze hano imbere yanyu ugiye kubasangiza inzira y'umusaraba nanyuzemo. Nitwa Mukabaranga Anne, nkuko babibabwiye. Mvuka muri uyu murenge wa Rukumberi, ahahoze ari serire ya Rukongi. Papa yitwaga Karangira Eustache, mwene Ntwaya Silas. Mama yitwaga Mukaremera Dansi, mwene Kabutekeri na Nyirarukoro. Ubwo rero ubuhamya bwanjye bukubiye ibice bitatu. Igice cya mbere ni inzira y'umusaraba nanyuzemo hano iwacu muri Rukumberi, dusangiye twese. Urupfu batwishe rw'agashinyaguro, icyo ni cyo gice cya mbere. Igice cya kabiri ni uko nahunze ntunganye n'interahamwe Bahutu bo muri Mugesera muri Sangaza, ntunga inkotanyi, kandi arizo nakagombye guhungiraho. Igice cya gatatu ni uko nahungutse, nabwo mu buryo bugoranye, muri 1999 mu kwezi kwa 12 hafi mu 2000. Ubwo rero jenoside ijya gutangira hano iwacu mu murenge wa Rukumberi ndabyibuka. Muranyihanganira, ntabwo nibuka amatariki cyangwa iminsi, ariko ndabikurikirana, ndabyibuka byose ku murongo. Twari turi mu rugo, twari dutuye ku muhanda, twari duturanye cyane twese. Ndibuka ko nta muhutu wari utuye iwacu duturanye. Twari duturanye n'umugabo witwa Mukimbiri, yari afite abana benshi, harimo abo twanganaga, niho twari duteraniye. Ndibuka ko bavuze ngo Habyarimana yapfuye, bamwe barabyishimira, gukinana icyananiye abagome n'abagambanyi. Twebwe ntabwo twari tubizi, iyo twabonaga duteraniye hamwe twumvaga ari n'ibintu by'umunyenga. Ariko uwo mugabo yaravuze, yari mukuru, yaga avuga ameze nk'udidimanga, avuga ati nyamara mwitega kari bukurikireho. Ntibyatinze, bukeye bwaho niho byatangiye gukomera. Ndibuka ko papa yatubwiye ati rero jyewe mwabana mwe nzi kwiruka, nta muntu n'umwe wamfata, ariko mwebwe hano mu ikawa zanjye harimo umwobo w'inyaga, muzihishemo, muzahavemo kuzageza igihe ibi birangirira. Ubwo ntihakeye kabiri, niwe muntu wa mbere nabanje kubona bishe. Hari haciye nk'iminsi 3. Ubwo yari ari kumwe n'abandi bagabo bari bari ahantu hitwa kwa Siriyake, hafi y'umukecuru witwaga Gatarina, ahantu muri village bakundaga gutemberera, habaga akabare. Ngo arababwira ati rero mureke numva ahantu mbarungurukire ndeba ahantu bageze. Akisohora umutwe mu muhanda, ntibyazuyaje, bahise bamukubita isasu agwaho ku munota wa mbere. Ubwo abantu bose bavaga Rukongi
abantu bose bavaga ku Cyeru biruka nibo bazaga bavuga bati tubonye umuntu karangira bamwishe. Ubwo nanjye narahanyuze kuko mbona nukuri yari yaguye yubitse umutwe, yubitse inda, shyize umutwe ku maboko, twese twamucagaho. Nibwo nabonye ibintu uko byakomeye. Ngewe rero nakundaga kwiruka cyane, nari mbizi. Ubwo sinajuyaje, naramanutse nca mu muhanda wajyaga kwa nyogokuru wabo wa mama, kwa Nyirarukore. Naragiye nsanga nta muntu uhari. Narakomeje manuka hepfo ku muhanda wo hepfo bitaga muri santere, ngiye mpita nkata njya muri shapeli. Sininjiyemo, nabonye hari huzuye, ariko bavuze bati bageze igihe baravuga ngo abahutu musohokemo. Sinari ninjiyemo, nari ndi ku muryango. Njye nahise nkomeza umuhanda wo hepfo ujya ku Cyeru ndigendera. Ubwo abari barimo bahahuriye n'ibibazo bikomeye. Nibwo rero byakaraga birakara, bakatuvugiriza induru, bakavuza amadebe, bakavuza ingoma. Njye naragiye mpinguka ku Cyeru, maze kugera ku Cyeru hafi kwa Rurinda, mbona abana be, hari harimo umugabo witwa Mabeyi, sinzi niba akihari. Nibwo bavuze ngo dore umuntu. Narirukanse, nari mutoya ariko ntabyibushye nzi kwiruka. Nuko narakomeje umuhanda wose, sinamenye ngo ndaca he. Twagendaga mu Masaka, kumvaga izo jerekani bakubitaga, ayo mafirimbi, izo mbwa. Nagiye kwisanga, sinagumaga hamwe ngewe, sinicaraga hamwe ngo ntuze. Aho numvaga induru zivugiye narahagurukaga nkagenda. Naragiye mbona ngeze kwa Mushoza. Kwa Mushoza rero ni ahantu habereye ibintu bibi cyane, ubwicanyi bukomeye. Bahutu baturuka hakurya, interahamwe zikomeye. Ndibuka ko batwirukankanaga tukabasubirana inyuma, bakongera tukabasubirana inyuma. Bigezeho nyine turaneshwa ko bari bafite gishyigikira, n'interahamwe zose zambutse zivuye hakurya za Mugesera. Byarangiye batunesheje nyine, turiruka. Ku cyiciro cya gatatu niba nibuka nibwo twagarutse, dusanga batwikiye abamama mu nzu, abana. Ndibuka hari umwana twacagaho batemye mu nda akikiye amara, ari gusohoka, kagahungu kari kurira kavuga ngo mwamfashije, ko yarasohokaga cyane nyine. Twarakomeje turiruka, hari mu rutoki, hari mu bishyimbo, hari mu byuko w'amasaka, ibishyimbo bikadutega. Ndibuka umuhutu umwe yaratwirukankanye, nari ndi kumwe n'umukobwa kwa Kampaye nitwa Kubwimana. Bamurashe umwambi agwa imbere yanjye, bakubita undi uvuza ubuhuha, bawunkubise ukubita insina, uhera mu nsina ngenda akomeza. Yakomeje gutyo, ntabwo nari nzi aho njya n'aho ngana, ariko twakomezaga duhura n'abahigwa abatutsi bene wacu, buri muntu yakizaga amagara ye. Njyewe rero sinigeze njya mu rufunzo, njye nagumye mu Masaka. N'ubu rwose Imana ishimwe, iyo yari mu igihingwa cy'amasaka n'urufunzo. Amasaka ni inshuti yanjye cyane. Ubwo narakomeje ndiruka, ubwo abandi babaga bari mu rufunzo bakavamo saa 12 zigeze cyangwa saa moya gushaka ikintu barya, gateranira hamwe. Kinakomezaga nicaye mu Masaka. Ahantu narindi ntabwo nigeze mpava cyane, narahasubiraga. Ariko ndibuka
niko nagiye mu ishyamba kwishamo, nkuriramo na masenge yitwaga Jane n'umwana we bitaga Felix. Arambwira ati se wowe uracyariho? Ndavuga ati cara ahangaha dore ndimo ndumva amakuru aho inkotanyi zigeze. Ese inkotanyi ni iki? Arambwira ati ni abasirikare, ni abagiye hanze baje kututabara. Noneho genda mu rugo ugenda uzana ibiryo uzanira umwana nawe urye, genda sigara numva aho zigeze. Hari nko mu masaha 12 za mu gitondo naragiye njya mu rugo, ubwo ni hafi y'iwacu twari duturanye, umuryango wari uturanye. Ndagenda ndabizana, ngarutse ninjiyemo muri iryo shyamba ryo kwa Venanti yari isambuye, umugabo ariho n'ubu. Ngarutse ndamubura, ndahamagara ndamubura. Negeye imbere gato mu kayira kamanukaga, nibwo nabonye aho bamutsinze, nawe yaguye agaramye, bamukoreye bya mfura mbi, bamwishe nabi, n'umwana arari iruhande rwe, amajipo bari bayazamuye, nta kintu yari yambaye. Njye narabibonye, ubwo ibyo biryo yantumye byari bijumba, nahise mbita aho ngaho, n'icyo gitenge yampaye mbita aho ngaho. Naramanutse mu kayira twanyuragamo tugiye kuvoma, induru ari yose, imbwa zimoka. Ubwo ariko hagati aho ntabwo nari nzi amatariki, sinari nzi n'iminsi. Njyewe nagiye kwisanga numva baravuze ngo bakore umuganda, batangira gutema insina, batangira gutema amasaka, yaba ari ay'abahutu yaba ari ay'abatutsi, kugira ngo tujye twirukanka ku musozi batureba. Njyewe icyo gihe nagumye muri utwo dusaka dutoya, niho nagumye kwicara. Najyaga mvamo ngiye gushaka nk'icyo kurya, nkakinya ayo masaka yaratangiye kwera, nkarya imisigati, nkabaho muri ubwo buzima. Ariko byaje kurangira, n'ubundi aho hantu mpavuye nza guhura, hari ukuntu abahutu interahamwe yitwa Mabeyi bajyaga bafata imyenda bacuje ababyeyi bacu bakayambara bakitega, bakajijisha ko ari nk'umubyeyi wawe cyangwa ari umuntu uzi. Wamubona ahagaze nta kintu afite ukagira ngo ni umuntu usanzwe uzi, ariko wasa nk'uhegera bagahita bakwica. Ibyo bintu byarakomeje, bajyaga twihishe ukumva baravuze bati wowe wambaye umwenda utukura, wowe wambaye kanzu imeze gutya, kuko wasanga ubyambaye, ati ngwino tutarakusanga aho uri, izane tukwice. Ukabasanga bakakwica. Byarakomeje zira ndende. Maze gutema amasaka, njye naramanutse njya mu isambu y'umugabo witwa Filipo, yari umusaza afite umukecuru witwaga Elisa. Nihisha munsi muri vetiveri. Abazi vetiveri abatayizi ni ibyatsi bateraga ku miringoti. Nihishamo mbundaraye ndaceceka, ariko hari umwembe, mvamo inzara inyishe, njya kurya imyembe. Imvura kandi yari yaguye, ndahakandagira, bigaragara ko hari umuntu. Ubwo rero nibwo nagumyemo, imvura iragwa isa nk'ihita, njya kota akazuba, induru ari yose, bavumbura abatutsi babirukankaho, yasubiramo. Nayicayemo hagiye umwanya nko mu masaa 4, baza bashakisha. Cyari igitero kivuye Sangaza muri Mugesera,
kiyobowe n'umugabo witwaga Shirimaka. Yari interahamwe ikomeye, yari umuhutu mubi, yari umuhutu mubi ku isura no ku mutima. Yari afite amaso atukuye, afite ibyanwa, yari igisimba kuko niko bari baramuhimbye kubera kwica abantu. Uwo yicaga cyangwa uwo yakizaga byose byarasaga. Ubwo imbwa niyo yamvumbuye n'icyo gitero ayoboye. Yari afite imbwa z'impigi, iramoka igasubira inyuma ihuma. Ndakomeza ndicara, nari nicaye nsutamye, nari nambaye igipira kinini cy'imbeho, nashyizemo amavi, bundarayemo nubitse umutwe mu mavi. Cyo gusenga ntabyo nari nzi, ariko naravuga ngo Mana mfashe simfi. Narahageze, barahageze, imbwa igasubira inyuma, ariko ubwo hari abandi bari birukankanye, arafata barabica. Imbwa ikanga kuhava, igasubira inyuma ikagaruka. Umwe aravuga ati ariko rero iyi mbwa ishobora kuba yabonye umuntu. Nubwo aho hantu nari nihishe bitagaragaraga ko umuntu yahisha, hari mu tuvetiveri duke. Baraje igitero cyinshi, yari ayoboye igitero cy'abantu bagera nko muri 60. Bamwe bagaca hirya, abandi bagaca hino, ariko bakaza guhuriza hamwe. Bari bafite siri bacana ryo kuvuza amafirimbi, bari bafite ubwoko bw'amafirimbi bahamagarana. Bahise bambonamo rero ngo nari mbundaraye. Umwe aravuga ati dore umuntu sha. Undi ati mukubite iryo cumu. Uwo wari uyoboye igitero ati mwe muretse turebe ko afite amafaranga, turebe ko ari umugabo afite amafaranga. Ubwo bose bahise biruka baraza bahuriraho, bamvanamo. Batura umuhungu, oya umukobwa. Ndababwira nti zana amafaranga wanyu baguhaye. Ndababwira ntayo mfite. Abandi bari he? Ndavuga ntabahari. Ariko hirya yacu hari umukecuru witwaga nyine wo kwa Filipo, witwaga Elisa, n'umwuzukuru we witwa Mutesi n'ubarahari, witwaga Ngabire. Nuko ngewe baransiganiye, ariko uwo muhutu w'interahamwe witwa Shirimaka wo muri Mugesera bari barahimbye igisimba kubera kwica, kutagira ubwoba. Niwe watanze gahunda ngo uyu mwana mwimwica, uyu mwana mwimwica. Ngiye umugore wanjye yantumye umwana uzajya umurerera umwana. Ubwo ni umukozi muri make, kandi ndamutwara, nzamurera, nakura nzamukingira umuhungu wanjye. Ndavuze ngo mwica abandi, ariko uyu mwana nimumureke. Ni ngewe ubivuze kuko yaravugaga ari kwijyana. Ubwo bakomeje gushakisha, baza kuvumbura uwo mukecuru kwa Filipo. Narangije igitero baramwirukankana. Bamaze kumuvumbura, aca ibiti by'imyumbati, ukuntu yabivunaga akabatera imijugujugu abatuka. Amaraso y'inzirakarengane azabahame, akabavuma. Iyo nterahamwe yari nifashe mu kuboko gutya, niyo yamwishe. Yarirutseho gake abasigaho, yaza kuba nk'umugabo aba yarabasize. Yarirutse ageze ku nsina, yari mu kayira k'umugabo witwa François, n'ubu ariho. Ku nsina ya Kamara niho yamutsinze, kandi akiruka amfashe. Yamukubise icumu agwa hasi, yari arimuteye atamwegera, agwa hasi. Ariruka afata ubuhiri yari afite, we yajyanaga ubuhiri mu ntoki n'icumu, ariko afite ikindi yambariye ahangaha kirimo imisumari. Kimwe yagitemesha cyagimba, agafata ikindi. Muhoro ubugi bwashiramo, agafata ikindi gikoresho cye. Yaramwishe, aramurangiza. Ariko abavuzukuru be n'abandi twari turi kumwe barabagabana nabo, barabafata ntibabica. Shirimaka rero iyo nterahamwe yo muri Sangaza, naravuga ati rero
umwe namutwara yatangaga uburenganzira. Umwana nibwo bamujyanye turagenda twaburaniye aho, umwe yahise acukwe undi acukwe. Twe twarakomeje turagenda higa abantu akabavumbura. Yari afite imbwa izi guhiga, iyo yirukaga ikabona umuntu yazaga ije kumubwira, yari imeze nk'ayizi ubwenge. Ubwo twaragiye tumanuka hepfo tugera ahantu kwa Kabugande, hagati mu nzira twanyuragamo tugiye kuvoma, ahita bavumbura umwana. Umwana yitwa Kazungu wo kwa Bizimana, mukuru we yari atanze ubuhamya, yitwa Murwanashyaka. Iyo nterahamwe yanjyanye niyo yamwishe umwana, kuko twari tuziranye yarambonye, nawe arababwira ati ese mwanjyanye nkazajya mbaragirira inka. Yaramubwiye ngo izo so yaduhasha, yagiye kuvuga sha yamukubise iyo mpiri. Umwana yaraguye kandi nabaga muhagaze iruhande amfashe ngo ntamucika. Ubwo umwana yaraguye hasi mutema ntiyapfa neza. We yari yaratanze itegeko avuga ngo ntimukice umututsi ngo mumusigaze, kuko abo tugenda twica tukabasigaza dusanga bahabavanye bene wabo, kandi ubwo baba babatwaye baba bakize. Inzoka rero iyo yishe ukubita umutwe, umurizo ugasigara wizunguza. Iyo wijunguje rero uraza ugahura n'igihimba bikongera bikaba bizima. Umwana yaramukubise gutyo asigara arashya utuguru, yarakendaga kuba gasore. Arangije afata ya maguru arimo arashya nyine nayo arayatema aramurangiza. Yamara kubikora gutyo agahindukira akandeba ngo humura, amwihorera. Arangije arambwira ati se ko imaze kugera 8:00 reka abonishe barahagije. Yaramaze kwica abantu 9, ariko abo nibo nari nzimo, Kecuro kwa Filipo Elesa na Kazungu, abandi ntabwo nari mbazi. Ariko twarakomeje ntiyanyurwa. Yabaga afite inkoko yasahuye iri mu gafuka yambariye aha, yari umutindi, yari umugome, yari umuhutu mubi, nta muhutu ndabona usa nkawe. Yari Imana yamunsize yankunze, ariko n'umugome ntacyo yakoze. Yewe oya ntacyo yamariye, kuko yicaga abavandimwe abaturanyi mbireba. Twarakomeje duca mu muhanda, tugera mu muhanda w'iwacu mu Rukongi, turakomeza turatambika. Ariko we kuko yari afite igitero ayoboye, yarababwira ngo 10:00 zigera turambuka dutahe. Ibyo mwasahuye n'ibyo, ibyo abo mwishe nabo, nta hano uyu mwana mugeze mu rugo. Twarakomeje turagenda tugera ku Cyeru, tutambika umuhanda ujya Rwamibabi, ariko bavumbura abatutsi, ariko babica. Duhura n'igitero noneho kiwacu nyirizina, kirimo umuhungu witwa Muganga kwa Nyagashumba, yaraturanye na data wacu ariho witwa Kagimbura, ariko kumwe n'abandi. Nawe yari yarigize interahamwe ikomeye, abarambonye aramubwira ngo niko sha umwana wo kwa Karangira mu mujyanye. Twavuze ko muzica umututsi wese hava akagera, umwana w'umuhutu yapfuka akazabaririza uko umututsi yasaga, ubwo se umujyanye. Ariko ubwo nubwo Shirimaka iyo nterahamwe yari intwaye, baginaga barushanwa amagaradi yo kwica no gukomera. Muganga yari amurenzeho, uwo muganga wo kwa Nyagashumba babaga mu Yantende. Nuko ati ryama hariya. Naraharyamye, maze kuharyama nubika inda, niko induru ziri kuvuga hepfo y'umuhanda, bavumbura abandi. Ariko aravuga ngo abwira umuhungu w'umusore w'insoresore ati fata icumu rumukubite
yararifashe ararinkubita ariko ntiryamfata gutya mu rubavu, rifata icyo gipira ashinga mu butaka, yongera arashingura. Ariko kubera induru bumvise aho no gusiganwa no gucuranwa n'ibyo basahura, bahise bagenda ahita avuga ngo niba adapfuye araribwa n'imbwa. Kandi ubwo ari inkubita nari nubitse inda, nakebutse inyuma ndi kumureba. Ntiyabona ko ndi kumureba, ntiyabona ko mpfuye, ariko kubera inda nini zo kumva basahuranwa inka n'ingurube nizo bari bavumbuye bagira ngo ni abantu. Naryamye aho ndaharyama, imvura iragwa, bene wacu bakancaho bari kubirukankana, ntamenyaga ngo umuntu ni muzima, n'interahamwe zikancaho. Imvura irahita, ariko ubwa nterahamwe hagati aho yanjye yagiye, yatinye igitero cya muganga, ariko iragenda ijya gushaka abandi. Njye nagumye aho imvura ihise, ndabyuka, nari nzi ko napfuye, nikoraho sinapfuye, ndeba hose mbona ndi muzima. Naragiye ndikurura njya hepfo y'umuhanda, haciye umwanya yantera hamwe yangira agaruka, irambwira n'impuhwe nyinshi, aba yari imaze kwica simbazi, yari afite amaraso ku bipira byagiye no mu bwanwa. Ahita aravuga ati ubwo batakwishe, n'impuhwe nyinshi, ngwino nkujyane, ngwino twambuke tugende, abo nishe barahagije. Twaragiye tugera ahantu, angirira impuhwe, ngo bwangiriye impuhwe, shikuza umwumbati ahatisha umuhoro yicishije abantu uriho amaraso, ndawanga. Ahita ambwira ngo dore kandi agasuzuguro kazanzoka, wenda bw'icyo icyo kurya ukacyanga. Namubwira ntabwo mbishoboye. Tugeze imbere dusanga ahantu bataze ibitoki mu rwina, aratarura mu muneke we ndawufata, turagenda. Twaje guhura gusanga aho biciye bamuvuze, muraza wo kwa Rwamudatinya, yaragaramye ko babivuze, n'ubundi yambaye ubusa, yari umukobwa mwiza ko babivuze, ariko batamwishe neza. We yari afite bene wabo ngo babaga Shori, urumva yari umuntu uzira ukumbera cyane. Yaramufashe n'ubundi aramusonga, afata rya cumu arimutera mu myanya myibarukiro, aravuga ngo dore aho bagaramye n'ukuntu twabarambagizaga bakatwanga. Yarabikoze bireba, agahita akebuka kandi akandeba, akabona nta kintu amubwiye, yabona ameze nk'ufite ubwoba ngo humura nta kibazo, we nta kindi bugutware. Aho umugabo ukuze ufite nk'imyaka nka 50. Ubwo twaragiye turagenda, niho nabonye mu Kayiranga wo kwa Saveri nawe bamwishe. Turagenda, akagenda yica inzira zose. We yari umugome ukomeye, abo yasangaga bahirita batarangijemo umwuka, abo yasangaga basaba amazi we yarabarangizaga, kuko abo yari yaratanze gahunda avuga ngo abo dusize tutishe neza ngo tubagaruke tubasonge tubice uko tubishaka, dusanga bene wabo babafashe babajyanye. Ngewe rero ibyo nabivuyemo, uwasanze ahirita akamurangiza, uwasanze atakasaba amazi akamurangiza. Twaramanutse dusa nk'abagiye dutashye nko mu masaa 10, dusanga ahantu abasore bacu b'abatutsi bari batetse ibijumba mu nkono, batubonye bariruka. Ubwo ariko icyo gitero cyari gifite amabati, gisahuye imyenda, bafite inyama. Birukanse babirukaho, aravuga ngo nimubirukaho sha, ngiye mfite umwana, nari nabaye umwana we, ntabwo namwirukankana, abo nishe barahagije, barabacitse. Umujinya ubishe baragaruka. Ubwo uwo nterahamwe yari ihagaze turi kumwe aho bari batekeye ibijumba, umujinya warayishe, ifata inkono bari batetsemo imwe y'ibumba, arayitemagura, ibijumba byari bitarashya, arabicagagura ngo batagaruka, bakongera kandi bakabiteka. Twaramanutse, turi hafi kugera ku kiyaga, twarambukaga
tujya mu bwato turagenda. Tumaze kwambuka Basangaza duhura n'intera hamwe iwacu yitwaga Rukuba, yari uwa Rukongi. Uwo Rukuba rero yari afite umukecuru witwa Nyanzira, sinzi niba bakibaho. Rukuba twarahuye yaranze, aramubwira ngo uyu mwana mumujyanye kuko yari intera hamwe ikaze iyo yanjye njyanye, uceceka se nyine, ceceka nawe ntakwica, nkagurikiza abatutsi ba Rukumberi, kuko yari uwa Rukumberi nawe nyine, ariko bo bamaraga kwica bakagenda za Sangaza. Rukuba ahita aravuga ngo uyu mwana ndamuzi ni umututsi, kandi ninjye wishe nyirakuru, nyogokuru witwaga nyine Nyirarukore. Nuko kuko iyo ntera hamwe yari kazi wabo izwi, nta kintu na kimwe bari kuvuga. Tugeze mu rugo hamagara umugore witwaga Mariya, amukankamira, Mariya wa mwana washakaga ni nk'uyu. Ikigore kiravuga ngo ye. Arangije ati watetse iki? Aravuga ngo yatetse ibitoki, ngo mugaburire. Narabyanze, navuga nahaza imineke, kandi yari yampaye umuneke umwe. Abantu barahurura, Mariya arahuruza, yari afite intera, abasaza b'intera hamwe zikomeye, baraza baza kwashira impaka. Intera hamwe niko yitwaga. Bahageze bambona ngo ese ni n'akana, twari tuzi ko ari umugore yabohoje, ariko arababwira ngo uyu mwana ndamuzanye, azagire n'umumukoraho, uzasanga hari n'urwara mwamukojeje, we Mariya ndakwicana na basaza wawe na so na nyoko. Araturanye no kwa basebukwe. Yasigaga akaza guhiga hano iwacu Rukumbera, akica abantu, akaza yivuga, akaza ashyira umuhoro hasi amera nk'urutyaza, akamubwira ngo nzanye inyama z'ubwoko bwose, urahitamo izihe? Urateka izihe Mariya? Njye ndashaka ko ntekera inkoko. Bakabifata bakabitogosa bakarya, nkababwira ko ntarya inyama, ntarya icyo kijumba. Ntabwo nahatinze, nahamaze nk'icyumweru, inkotanyi ziba zirahageze. Ubwo ntibyatinze twarahunze. Iki ni igice geze mu gice cya kabiri. Twarahunze duhunga inkotanyi zikabyara, turambuka turaza, twaciye aha n'ubundi dukomeza za Gashora. Twe twaragiye tugeze ku idihiro hano hafi yo kwiramiro, abahaze, ndarwara gapfura. Gapfura byari ibintu baharaga umuhogo hakavamo amaraso no mu mazuru. Nicara ku kagina, hari intera hamwe yitwaga Gatabazi, yari ituranye n'uwo data wacu mu Yantende, ifite umuhungu witwaga Bidongi. Bidongi uwo ngo yari yaritwikiye muri 90 abeshyira abatutsi, kuko yari aturanye na data wacu. Izo nkuru bajyaga bazivuga nkazumva. Arambona, arambwira ngo niko sha, n'ubu umugore we niba ariho, ariko nigeze nzi nahampura n'umukobwa we witwaga, ndamwibagiweho gake ndaza kumwibuka. Barambwira ngo ese uracyariho? Narabihoreye. Ubwo yaramfashe arampara, kandi yari intera hamwe nayo yica abantu, kuko twahungaga niko bagendaga bahiga abatutsi babica. Yarampaze Gapfura ivamo nyinshi. Arambwira ati rero gumana n'uwo muntu wawe, abahungu banjye batakubona, ko bakubonye bo bakwica. Ariko nubwo yavugaga atyo, nawe yari intera hamwe yamaze abatutsi bo muri Rukumberi. Nuko tugumye aho ngaho turaharaye dukambitse, twagendaga dukambitse, ariko hagati aho ntabwo navuye muri Sangaza duhunga inkotanyi ngenda gutyo gusa. Mariya yari yarankoreje inkono, narazanye amasunzu, haraje uruhara hano hagati, nashya nkazamura isafuriya akanyima ibyo kurya. Nari nzi kurwanaho
nkajya ncisha mu gifuka yahambiriye nkakuramo ibyo bishyimbo nikoreye cyangwa iki ngashyira mu mufuka w'ikabutura nari nambaye nkarya, akabona nta nzara inyica, we yaranyangaga cyane. noneho tugeze aho ngaho hariya ku Iramiro turahaguma turahakambika. tumaze kuhakambikaho iminsi, baba baravuze ngo sha ngo za nyenzi zavanye babatutsi basigayemo bose ngo zabavanyemo, ngo twe twari tugeze ku Iramiro. ubwo njyewe sinarinzi inkotanyi, kuko baravugaga ngo twagendaga bavuga ngo bafite imirizo, bafite amatwi atendera, ni ibisimba, ukabiberwa nyine icyo ari cyo. twarahagumye bwatinze, naho turakomeza turagenda. tugeze Iramiro, umugore arambeshya ati rero dore inyenzi zadukomezanyije zidukurikiye, we gumaho natwe turaza kugufata. baciye iyindi nzira bantaho ngaho, naricaye ndarindira ndababura, nicara aho ngaho. bigeze saa 10 narakomeje mfata inzira jyewe nciye ishyamba rya Kibugabuga ritunguka ahantu hitwa muri Ngenda. ariko niko bagendaga, batsinzwe, interahamwe zatsinzwe zirukanka, ariko n'ubundi ntibaburaga kwica umugenda uwo babonye wese. twarakomeje, umusirikare umwe arambona w'interahamwe ngo kandi iriya ni inyenzi, ariko ubwo uko yakabivugaga bari baneshejwe, bari guhunga nabo. nta kindi kintu yongeyeho. umuhungu n'umukobwa twari turi kugendana ngo banshiri, barambajije ngo uruwahe, bari abasore n'inkumi, ndavuga ndi washore, kuko niho habaga abahutu. ati rero natwe twaburanye n'iwacu, reka dukomeze tugende. ariko ngeze imbere muri Ngenda ahantu hitwa Kabeza, ngeruka, nahise mbona ya nterahamwe yanjye yitwa Shirimaka. iyo nterahamwe wagira ngo sinzi. umugore wa Kimbona aravuga ngo dore ryashyano riraje nta n'icyo rizaba. urumva yari yaramaze kunyaga, ariko umugabo wari usigaye inkunda, ahita ajya guhururiza igitero. umugabo yari adahari, yagiye guhiga abandi. yari interahamwe ikomeye, umuhutu mubi, bene nyina bari abahutu babi. ntiyamenye ibyabaye. ubwo umugore wajya kumpururiza, nari ngeze ahantu ku Kabeza, ngeruka, baramfata banjyana ku cyobo bari bacukuye, bafashe n'abandi aho ngaho ingeruka. hari harimo abagabo 4 n'utwana n'abagore 2 bafite utwana duto bahetse. ngumaho bategereje ko nibwira saa 12 batwica. yewe sinzi ukuntu hahorudutse umukobwa aje nkunzi, arambwira ngo igihe twagushakiye twakubuze, wari wagiye. bose bararebana bati uyu mwana ni uwanyu. arababwira ati yaragiye arampisha. ntihakeye kabiri barabimenya, naharaye rimwe baramanukana kwa nyina wabo niwe twahunganye. turagenda, ubwo urumva babandi b'interahamwe zo muri Sangaza bantaye, naje gutoragurwa n'abandi bahutu bangeruka. twarakomezanye turahungana, duca rwa Busoro, duca ku mabariyeri, turagenda. tugeze rwa Busoro, kiraro baragica, bagiciye tumaze kwambuka. genda ibuka ko nahuye, niba kibyibuka, n'uyu murwanashyaka waraye atanze ubuhamya nijoro. nahuye n'undi mukobwa witwa Angete, nawe ariho. njyewe nagiye ngiye kumusuhuza, arambwira ati wagicucu, nibabona tuziranye abanjye barakwica, cyangwa nawe abawe bakwica. twakomeje turigendera. nakomeje iyo nzira y'umusaraba, turahunga turagenda, tugera ku Kibuye mu Birambo. tugeze mu Birambo, hari hakambitse Abafaransa n'Ababiligi bose. niko bafataga Abatutsi
niko babahigaga bababazanira, bo bari abagome cyane, bari abagome kurusha n'iyo nterahamwe yari yanjyanye. Umufaransa umwe yafashe umututsi abereka uko bamwica. Yafashe ukuboko, yari umuhungu w'umusore, inzara yarabishe, afata ukuboko arakuvuna, ashyira ku ivi, abereka uko avuna, kuvunikira mu nkokora. Arababwira ati nuko bizajya bigenda, mujye mubavuna ingingo zose. Yaberekaga urugero, nubwo yavugaga igifaransa ariko yaberekaga urugero bakabimenya. Hanyuma mubashyire hariya, mubarundanye hariya, nyuma yaho mubakoresha icyo mushaka. Abakecuru barazaga bakabaciraho ibitabi banyweye, ubugoro bariye. Nuko njyewe nanjye ubwo nabaga ndaho ndi kumwe n'abo ngabo bo muri Ngendo. Twarakomeje tuva ku Kibuye, kuko twarahatinze cyane. Twarakomeje tugera ku Kibuye kuko twamaze igihe nk'amezi nk'atatu mu nkambi irimo Abafaransa, bakabagaburira, bakabaha biswi, bakabaha byo kurya, bakatondesha impunzi, nanjye nkagendamo nkajya gufata ibyo bisuguti. Ariko ntibyakunze ko gusubira inyuma ngo nze. Bo baravugaga, abo Bahutu bari mwaho, bavuga ko inkotanyi zibari inyuma, bakavuga aho zamaze gufata hose. Ariko njye siniyumvisha ko inkotanyi icyo ari cyo, ko basi nanasubira n'inyuma nkareka gukomeza guhunga ngo nambuke umupaka. Twaragiye turakomeza aho ku Kibuye mu Birambo, bigeraho n'ubundi biba ngombwa ko tuhava, turagenda. Tugeze imbere ho gake turambuka tujya muri Kongo. Uwo mukecuru wari ufite aravuga ati rero njyewe hari hamaze kuba muri 1996. Ndibuka ko bavugaga ngo intambara y'abacengezi ari 1996, simbyibuka cyangwa 1998 mo kimwe. Intambara y'abacengezi yari iriho muri Kongo, hari intambara barasana. Aravuga ati sinzagushyanga, ndatashye, nta mabi nakoze. Yari afite abana 2, nanjye wa gatatu turaza. Bari bemewe guhunguka, abantu bose barabwiraga batahe mu Rwanda ni amahoro. Ubwo turahungutse, tugeze mu gice cya 3, turaje n'amaguru, tugahura n'inkotanyi sinari nzizi. Tugera ahantu tugenda dukambika, bibaye muri 1997 nibwo twaje. Nagumanye n'uwo mukecuru, nagumanye nawe. Numvaga hano iwacu ukuntu basize batemye amasaka, batemye intoki, abantu barabamaze, niyumvishaga ko ntawasigaye. Nagumye aho. Rimwe nibwo yambajije ati se wanyu nihe? Ndamubwira, nambwa ati gumira habura barashize, ntihagire uwo uzaboneka uzabimenya. 97, 98, 99 bana nawe. Naje guhura n'umugabo witwa Peteroni, n'ubariho. Twari duturanye Rukongi, nari ndi gucuruza imineke ku Gataro. Arambona, abona ranzi, arambaza atari kose nuwo kwa Karangira. Ndamubeshya noya, kuko numvaga nta muntu n'umwe w'umugabo wangirira neza, kuko nabonaga abagabo nibo bica. Nabo se nabonaga mu ishusho y'uriya mugabo Shirima kirantera hamwe. Byamwanze mu nda, arambaza utahahe, ndahamubwira. Byamwanze mu nda, yaragarutse, yaje kubivuga ahangaha inaha iwacu, abwira data wacu Kagimbura, nibo baje kundeba. Nuko natahutse, nuko ubuzima bwagarutse. Ariko ntarasoza, ndashimira Imana yo yaremye inkotanyi
zikatugirira neza, zikatubohoza, ubuzima bukagaruka, tukava mu buzimu tugasubira ibuntu. Ndazishimira zo kabyara, Imana igikomeza ziha imbaraga kuko nta bandi bantu basa nkazo. Nshimira n'Imana yazihaye izo mbaraga, katuremera ubwisho, katuremera amasaka, katuremera urufunzo. Inaha Rukumberi nta muhutu wigeze wishe umututsi pe, ntawe. N'uwo nagerageje kubona Ubushyirimaka njyanye niwe witwa ngo Marcel, wafashe uwo mwana witwa Mutesi kwa Philippe umwuzukuru, niwe wamuguze amafaranga 500 ngo n'ihene, waragaruka ntiyakomeje ngo dukomezanye urugendo n'izo nterahamwe zitujyanye. Njye ninjye yakomeje urugendo. Ndashima rero leta y'ubumwe, ndashima nyakubahwa perezida wacu Paul Kagame, we waduhaye kwiga, tukaba twarabaye abakuru, tukaba twarize, tukaba twarabyaye, tukaba twarashibutse. Imana ikomeze impumugisha kandi imwongerera imbaraga zo kumeza kutuyobora. Murakoze. Arakoze cyane Anne kudusangiza inzira ya jenoside yanyuzemo. Asoza agira ati turashimira cyane inkotanyi zatubohoye. Reka Grace, umuhanzi Grace nawe yigira imbere atugezeho ubutumwa bwe mu ndirimbo. Reka mbaririmbire mfite ibanga, hari abantu benshi bayinsabye.